Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Kensi, nkaba ndi umunyamakuru wa TV na Radio 1. Ikibazo cyanjye kiragaruka muri Kongo ko ni twese turahangayitse nk'abanyarwanda. Umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Kongo, General Chiwewe Aprito Chiko, yitangarije yuko amaze iminsi azenguruka mu bihugu bya SADC kugira ngo intambara y'u Rwanda bayitsinde. Kandi wumvise n'amagambo amaze iminsi avuga y'abari perezida nubwo babifashe nk'aho ari imikino, yivugiye ku giti cye yuko ari wowe kibazo cy'umutekano muri Afurika. Wareba ibyo abandi bose babajije, nkabona yuko tubifata nk'aho ari ugukina, ariko wenda bikaba ari na seriye. Ese twaba twitegura yuko tujya guterwa na Kongo kuko banavuze ko bashaka kutwanexa tukaba intara ya 8. Murakoze mwadusuza kuri ibyo mukaduhumuriza cyangwa se mukaduteguza tukitegura. Reka mpere kubahumuriza nicyo kiri important, nicyo cyangombwa, nicyo gikuru. Ibyo ubwabyo ntaho mbona bishingiye, ntaho mbona yashoboka. So nushaka uryame usinzire wicuye wiyongere, ibyo ntabwo ari ikibazo. Ibyo umuntu umwe yaba yaravuze muri Kongo, ibyo afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka kuvuga, ntabwo bivugwa byose biba ari ukuri, cyane cyane iyo bivugwa kuri iki kibazo cya Kongo bikivugwa n'abanyekongo bo muri leta. Ariko icyo nzi ni uko SADC ishobora gushaka gufasha ahubwo nayo mu gukemura ikibazo cya Kongo. Ntabwo nibwira rero ko gushaka gukemura ikibazo cya Kongo, nubwo abenshi bashobora kugikemura bashaka kugikemura bakagikemura nabi, cyangwa bakaba bagira ibyo bakora biteza bizana intambwe guterwa mu gukemura ikibazo. Ntabwo nibwira ko bizagana mu kugirira nabi u Rwanda bafashije Kongo. Ntabwo mbibona, mu kubona kwanjye ntabwo mbibona. Ariko icyo nakubwira ni uko nka bya bindi iteka, iyo udashaka intambara urayitegura. Iyo ushaka amahoro witegura intambara. Rero ubwo twe dushaka amahoro, ibyo kwitegura twiteguye kera. Sorry? Niruterwa. Ibyo ntibabimbareho. Ibyo uvuze ntibabimbareho. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Scovia Mutesi, n'umwanditsi w'ikinyamakuru Mama urwa Gasabo. Mfite ibibazo bibiri. Abarimu uyu munsi barashima ko bongerewe umushahara nyuma y'igihe kinini, ariko muri iki cyiciro n'abandi bakozi batandukanye ba leta, harimo abakora mu bijyanye n'ubutabera, abacamanza, abanditsi n'ubushinjacyaha, uyu munsi nabo bavuga ko bagowe no kuba umushahara ukiri muto. Abaganga nabo bahembwa make, ariko hakaba harimo n'abadahemberwa diplome bafite. Nyakubahwa rero baravuga ko ari we bahanze amaso, nk'uko n'abarimu uyu munsi bishimira ko bongejwe umushahara. Murakoze. Ubundi ntabwo ari ukuri kose, kuko abo bandi nabo hari igihe actually twigeze kureba icyo twakora kugira ngo hagire ikiyongera ku buzima bwabo cyangwa icyo bahembwa. Harimo for example nk'abaganga, niyo umuntu ataguhaye amafaranga yongera ku mushahara, akaguha uburyo bushobora gutuma
uwongera icyo ushobora gutahana nyuma y'ukwezi ni nko kuyaguha. So byarabaye mu baganga, byarabaye n'ahandi aho twagiye dushakisha uburyo icyo batahana cyangwa icyo babona cyazamuka kurusha icyo bari bafite. Ibyo rero birahari nk'ihame kuri leta gushakisha. Nanone ibintu ntabwo byahinduka umunsi umwe, ntibihindukira hamwe byose kubera amikoro. Nanjye bavuganye n'icyifuzo, ariko iyo bigeze ku kuri, ku nyakuri, usanga bitabaye nk'uko umuntu yabyifuzaga kubera aho tuvana ntabwo haduha icyo ari cyo cyose twifuza cyangwa twasezeranije. Icyo navuga rero, ibyo uvuze nibyo, ku barimu twaragerageje, hari amaze gukorwa, ntibizagukanye. Buriya hashobora gushira amezi 6 nabo bagatangira kuvuga bati ariko dukeneye ibi, ntabwo bijya birangira. Ariko icyo navuga, nibura hari icyo twakoze gifite intambwe cyabateje. Mbere y'uko twongera gusubira ku barimu, ndibwira ko tuzaba twakoze ibishoboka kugira ngo n'abandi noneho no mu sekiteri zindi bashobore kugira icyo babona, nk'abaganga, nk'abacamanza, abakora mu sekita ya justice. Birashoboka. Ntabwo ariko nasezeranya ngo uyu munsi bizaba byararangiye kuko naba mbeshya. Tureba envelope uko ingana, uko imeze, aho dukwiriye kuba dushyira, ariko turabitekereza. Icyo navuga ni uko ntabwo tubitekereza kuri bamwe gusa cyangwa tubyifuriza bamwe tutabigeza ku bandi. Nabyo rero ndibwira ko bizabageraho byanze bikunze. Tuzakora ibishoboka byose. Leta muri rusange, iyo mikorere niko imeze. Ubwo tuzakomeza dushakisha aho twavana, ahashoboka, hamwe twaba tuhagaritse wenda hafite uko hameze neza, duteze imbere ahandi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Jean Pierre Kagabo, nkorera RBA. Nyakubahwa Perezida, hirya no hino atari mu Rwanda gusa haravuga ikibazo kizamuka ry'ibiciro byatewe n'ibibazo isi yanyuzemo. Hari ingamba u Rwanda rwagiye rufata, ariko ikibazo nabazaga ni ubuhe buryo bwihariye bugiye gukorwa kugira ngo iki kibazo kidahungabanya iterambere ry'imibereho myiza mwifuriza abaturage. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nk'uko wari umaze no kubivuga, ikibazo aho gituruka cyane cyane ku izamuka ry'ibiciro ku isoko n'ahandi, yaturuka ku bintu bimwe bitandukanye bituruka hanze y'igihugu kubera ibiriho biba ku isi, haba kure haba hafi, bigira ingaruka hirya no hino, bitugiraho ingaruka natwe. Ariko ngira ngo umuntu yavuga ko igihugu cyacu ubundi ibijyanye n'ubukungu muri rusange, imibereho ishingiye kuri byo, yasaga naho byari bimaze kumenyera yagendaga neza. Icyo dukora rero ni uguhera uko ibintu byagendaga neza, noneho tugashaka uburyo ibyo bimwe bitari mu maboko yacu twahangana nabyo. Ikipe irebana n'iby'ubukungu muri rusange y'igihugu cyacu yagiye ishyiraho uburyo, ari ugushyiraho uburyo bw'imfashanyo bishobora gufasha mu kugabanya ibyo biciro, ariko biturutse mu bundi buryo bwakozwe, tuvuge kugira ngo
nk'ibiciro bya peteroli uko bimeze ubundi bitewe n'izamuka ry'ibiciro byakabaye bikomeza bizamuka bijya hejuru ariko icyo gihe leta ifite uburyo yabyize neza ishyiramo amafaranga kugira ngo cya kinyuranyo uko igiciro cyari kimeze n'uko cyazamutse bitewe n'ibyo bibazo twavugaga gishobore kutabaho bitewe n'icyo leta yashyize muri sisitemu ubwayo urebye rero nka subsidies zigenda zikorwa ziba zigamije kugira ngo byunganire igihugu byunganire abaturage kuri ibyo byo gutuma ibiciro bidakomeza kuzamuka n'ubundi buryo rero na central bank ubwayo banki nkuru y'igihugu nayo ifite uko ikora imibare yayo ku kiguzi cy'amafaranga niba ariko nabyita bifite nabyo uko byigwa bigakorwa kugira ngo ibiciro bidakomeza kuzamuka ndetse bishobora no kongera kumanuka nanone bitwara igihe ntabwo bibaho uyu munsi umunsi umwe gusa uko byakozwe ndibwira rero ko ibintu biza gusubira mu buryo ariko bitwara igihe